ni amakuru yatangaje abantu benshi ndetse n'amakuru atigeze anezeza abantu benshi. Yoweri Kaguta Museveni ubwe ngo niwe wibwiriye ngo umuhungu we General Muhoozi kwemera kwandika bya bintu rwose yashishimuye ndetse cyangwa se gutegeka izi ngabo za M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko zigomba vuba na vuba kuba zageze cyangwa se zikinjira mu gace ka Kisangani zikajya kugafata, bitabaye ibyo ngibyo cyangwa se izi ngabo za Uganda za UPDF zikajya kukifatira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe n'abantu batishimiye ibi bintu izi ngabo za Uganda zirimo cyangwa se umugaba mukuru w'izi ngabo za Uganda ibintu yavuze, nubwo numvise bavuga ngo uyu muhungu ngo niwe uzasigirana kino gihugu cya Uganda. Bamwe bavuze yuko rwose kino gihugu cya Uganda nta kabiri cyamara ndetse ko ubutegetsi bwe butamara na kabiri bitewe n'ubwe n'amagambo yatangaje, ariko nyuma ubwe we yivugiye yuko rwose ari se Yoweri Kaguta Museveni wamubwiye ko agomba kubitangaza ndetse kagomba gutegeka ingabo za UPDF ko zigomba mu gihe M23 iraba itinjiye hariya Kisangani ngo ihafate. Yavuze yuko rwose izi ngabo za UPDF za Uganda zigomba kuba zinjiramo kabisa. Ariko nyamuneka we cyo ngusaba no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo dushyiraho video dushyiraho amakuru ugiye tubona notification ako kanya ugwaye ikaze. Reka turebe noneho biri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo kumutwaye mu 23 bawusabye kuba winjiye Kisangani vuba na vuba byihuse ukaba wamaze kuba wahafata. Yabisabwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda w'igisirikare cya UPDF muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse benshi byagaragaye cyangwa se bagaragaye bavuga yuko rwose uyu muhungu ari umwiyavuzi ndetse ari n'umusazi bitewe n'amagambo yatangaje. Gusa uyu muhungu bitewe nuko Twitter cyangwa se urubuga rwe yandikagaho bino bintu ndetse n'amagambo yavuze mabi mu minsi yashize, urubuga rwe rwari rwarahagaritswe ndetse rwari rwarafunzwe. Ni nyuma y'uko rero ubwe yaravuze ko rwose ubu ngubu atangaza amagambo abanje kwitonda ndetse ko rwose abanza akabishyira ku murongo. Ubu ngubu rwose abanza akigengesera mbere yuko agira ibyo atangaza, ariko yamaze kubavuga yuko rwose bitewe n'icyaha cyamubaye cyangwa se n'ikosa yagaragaje bakazana ndetse ko bamufungira urubuga bakaza kurufungura mu minsi yashize. Aravuga yuko rwose asigaye yandika ibintu atangaje ndetse agomba kwigengesera mbere yuko agira ibyo atangaza. Ariko bamwe na bamwe bagarirwa bavuga ati wowe ubuyobozi bwawe niyo wajya ku igihugu cya Uganda aba ugishyize mu mazi abira bakigusigiye ngo kiyobore. Bamwe bagaragaye bamuvuma ndetse mbese muri make ntago bishimiye ibintu yategekaga ingabo za M23. Ubwo nukwerekana ko nk'ubu ingabo za UPDF ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse ziteguye kurwana n'ibisirikare bya FARDC. None se nk'ubu ikindi gisirikare cya UPDF nta baturage kiri kurengera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nta kosa bafitanye nta n'icyo bapfa. Ariko we ubwe yarafashe arahuka agenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara ndetse ari kurwana ku ruhande rwa M23, kubona ko yari yarutegetse ko rugomba kuba mu masaha 24 rugomba kwinjira cyangwa se icyumweru kimwe. Uyu mutwe ukaba wamaze kwinjira Kisangani wamaze kuba wahigarurira, ariko ategeka zino nyeshyamba za M23. Ibyo ni ibindi bintu bigaragaza ikindi kintu. Gusa amakuru y'ingenzi cyangwa se amakuru ya nyayo nuko avuga ko rwose uyu mwana wa Kainerugaba yabitegetswe na se. Ibi bintu ngo yabitegetswe na se umwibyarira mu nda, kuko ngari nawe wabimubwiye ngo abivuge ndetse abibwire zino nyeshyamba za M23 mu gihe zino nyeshyamba nazo zibaye zitabyumva cyangwa se zitabyemera. Tayari ingabo za Uganda za UPDF zirimanukira hariya mu gace ka Kisangani zikinjiramo pasi zikifatira. Ariko abantu benshi barivuga ati nk'ubu izi ngabo za Uganda zirakora iki muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ubu zirabahora iki ko ziri ko nta baturage, ko nta kintu bapfa? Ubu ngubu uku kwiyenza kuravuga iki kuri izi ngabo za Uganda za UPDF? Ibyo rero Kainerugaba na General Muhoozi abo ubwabo ibyo bibari mu biganza byabo, ko dore ko aribo batangaje ayo magambo.
ariko uyu mwana we yamaze kuba avuga ko rwose ise ari wamutegetse kuyatangaza, atagipfa gutangaza ibintu byose apfuye kubona cyangwa se apfuye kwivugira cyangwa kwitekerereza we ubwe. Amahanga rero ubwo nayo nicyo gihe cyayo ngo wenda agira ikintu yakora. Ubu se M23 irinjira muri Kisangani ko yarekuye Warikare kugira ngo babashe kuganira n'igisirikare cya FARDC mu buryo bwo kugarura umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu se ni ibibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe nuko Uganda nayo ikomeje kubyivangamo igenda ibiduruvanganya. Antoine Felix Tshisekedi ubu ngubu yabagiye gukora iki nyuma yo kumva aya magambo? Ese izinyeshyamba za M23 zirinjira zisohotse muri Warikare zivuga ko rwose ziri gushyira hamwe cyangwa kugira ngo umutekano ugaruke, none zijye kongera zijye kurwana kugira ngo zinjire muri Kisangani? Icyo nacyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko nyamuneka wowe icyo usabwa ni kimwe gusa, no gukanda inzogera, ugakanda subscribe, ugakanda like kugira ngo tugishyiraho video cyangwa amakuru ujye wakira notification.